nshuti z'umusaraba wa Yesu, nshuti zacu za shene indirimbo nshya TV, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Reka muri aka kanya mfata umwanya wo kubashima, mbashimire uburyo mwita ku ijambo ry'Imana, mbashimire ukuntu mwita ku butumwa bwiza. Yesu yaravuze ngo ubu butumwa bwiza buzigishwa mu isi yose, ngo bubuhamya bwo guhamiriza amahanga, ngo kandi nibwo imperuka izahera kwize. Niyo mpamvu twahamagawe kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza, tubibwira abamuzi n'abatamuzi. Rero mwebweho ndabashimira by'umwihariko cyane cyane cyane, kandi murarike n'abandi kugira ngo dufatanirize hamwe kwitegura ubwami bw'Imana, twitegura Yesu Kristo araje vuba. Mbere yuko twinjira mu cyigisho, reka tubanze dusenga Imana. Uwiteka Mana igira neza, Muremyi w'ijuru n'isi n'inyanja n'amasoko, reka abana bawe tugushime twicaye imbere yawe. Turaje tuje uko turi kugira ngo utweze. Ubwo twicaye imbere yawe ari jye uvuga, ari n'iteraniro ryawe riteranye imbere yawe, ndakwinginze ngo utweze, udutunganyirize kukumva, kuko ijambo ryawe riravuga ngo utejejwe ntabwo azabona Imana. Niyo mpamvu tuzi neza ko igitambo cya Kristo aricyo kitwezaho inenge yose no gukiranirwa kose. Ndakwinginze Uwiteka ari jye uvuga, nyeza, tunganya umutima wanjye, tunganya ubwenge bwanjye, kugira ngo mbe igikoresho uvugiramo. Kandi ijambo ryawe uko ushaka ko risohoka aba ariko risohoka. Ume guca bugufi cyane, ume kwiyoroshya cyane, kugira ngo ijambo ryawe ribone aho rikorera Mwami. Abana bawe baryumva, mbasabiye umugisha utagabanije mu izina rya Yesu Kristo. Mbasabiye kugubwa neza, mbasabiye guhumuka amaso ngo barebe Yesu, mbasabiye guhabwa umugisha n'Uwiteka mu byo bagerageza gukora byose. Mbasabiye umugisha ari abarwayi bari muri twe, ubwawe Mwami wimanukire ubakoreho bakire mu izina rya Yesu. Ubahumura imitima yabo, maze babike mu ijambo ryawe. Ijambo ryawe riravuga ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Mwami ndakwinginze ngo ijambo ryawe babike mu mutima kugira ngo bashoboze batagucumuraho, maze data tubashe gutegereza umwami wacu ubwo azatunguka mu bicu byo mu kirere. Twese tuzamurebe amaso ku maso, tuzamwitegereze uko ari, maze data nawe uzatubwira uti nimuze abo data yahaye umugisha, muragwe ubwami bwabatunganyirijwe urehereye ku kuremwa kw'isi. Ngaho bana natwe muri byose dusenze Imana twizeye ko utwumvise mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Bavandimwe nkunda, nanone nongeye kugaruka imbere yanyu kugira ngo twongere tuganire ku ijambo ry'Imana, kandi ngiye no kubaha ubuhamya. Ijambo ry'Imana tugiye kuganiraho ni ijambo ryanditse muri Yohana igice cya 10. Havuga ijambo rivuga ngo umwungeri mwiza, umwungeri mwiza uragira intama ze. Aho niho icyigisho cyacu cy'uyu munsi kiri, maze namwe mukurikire mwumve ijambo ry'Imana, kandi twese turi intama z'Imana. Reka uyu mwanya mbahe ubuhamya butoya ariko bufite akamaro. Yesu yangiriye neza, ndashima Yesu kuko yanyemereye kujya mvuga izina rye. Ndashima Yesu
kuko yanyemereye akambwira ati genda urekure impano zawe zake. Mu myaka yanjye naramubajije ntese bizagenda bite kugira ngo mvuge ubutumwa umbwire ngo impano zanjye ku insengero bazifunze. Nari nibereye mu cyumba cyanjye ku cyumba insengero ko bazifunze, none ukabubwiye ngo ninde kuri impano zanjye zake, nzabwiririza hehe ko na corona yateye nta n'umuntu ukigenda muri za parike n'ahandi ko ari kugenda n'agapfukamunwa, nzavugira hehe? Ariko bavandimwe, Yesu yagushaka ntabwo akubura, iyo ashaka kumukorera urabikora. Ntabwo jewe n'ubundi nakabaye nza kuri kamera ngo nze kuvugira Yesu, ariko ntabivuze ntabwo nzi uko byagenda, kuko ibintu biba binguruma naho ngo ngiye mvuge. Ndashima Yesu rero ko muri icyo gihe namubazaga icyo kibazo narakimubaje, ariko sinahita mbona igisubizo. Ariko Imana ishimwe, nagiye kumva numva umukozi w'Imana nawe ndamushima cyane, ndashima Jarike cyane, yabaye igikoresho cy'Imana na muri jye. Ukuntu byagenze, Jarike twajyaga duhurira ku rusengero, ariko igihe nabaganiraga n'Imana Jarike twari tutarahura, ariko igihe cyarageze ngiye kumva numva Jarike arampamagaye. Twahuriraga ku rusengero nk'abadive bose, ariko igihe cyarageze turatatana, corona iratera, imyaka yarishize ari 2 tutabonana, mbese umuntu wese yibe asengera kuri Zoom nta hantu turi buhurire. Ariko umwuka w'Imana wambwiye iryo jambo nawe ryamumanukiyemo ngiye kumva numva Jarike arampamagaye, arambwira ati mberunti aturaho ndaho rwose, atariko ati nawe ko nkuzi, ati ko ufite ubuhamya wajaje tugakora umurimo w'Imana. Ariko jewe nahise niyamirira ndaseka, nari ndi mu rugo wanjye ndaturika ndaseka, ndavuga ariko Yesu ufite imikorere itangaje. Niyo mpamvu nahise nkubita ku kajambo twari twavuganye na Yesu, ambwira ati rekure impano zawe zake, zirekure. Noneho naje nigenza ncakureba Jarike, ariko rwose namwe mwarabibonye, ntabwo ndi umuntu sinize theology, ntabwo usibye ko navukiye mu rugo kwa mwarimu na pasteri, navukiye mu rugo rw'abana b'Imana, narabibabwiye uko Yesu narinzi ko ari uwiwacu gusa, ntabwo narinzi ko abandi bagira Yesu, narinzi ko Yesu ari wo kwa tensi yawe twenyene. Ariko n'ibindi nzagenda mbibabwira, ariko uwo munsi Yesu yamporeye ibintu ntarabona, anzana nyerekezaho Jarike. Niyo mpamvu uyu mwanya ibikoresho nkoreraho ni bya Jarike, ariko nanjye numva umwuka w'Imana ari muri jewe kugira ngo bashe kuvuga izina rya Yesu. Yesu nashimwe bavandimwe. Igituma rero nkunda iki gice cya 10 kivuga ngo umwungeri mwiza, nimureke mbabwire imirimo y'Imana yarerekanwe, yakwerekaniweho, yanyerekaniweho. Uyu munsi ushobora kuvuga ibyagukorewe. Jewe ungiye kongera kubaha ubuhamya bw'ukuntu Yesu yambereye umwungeri mwiza. Reka mbabwire ntatinze, mu 1994 jewe nagize ibibazo nk'iby'abandi bose, ariko ndashaka kubabwira ikintu cyambayeho. Nafashe ikaramu nandikira Yesu urwandiko, mwandikira urwandiko ruteye gutya. Hari ku itariki 11 z'ukwezi kwa 4 muri 1994. Uwo munsi hari umuvandimwe wanjye wari wapfuye, ariko numva birandenze, nanjye rwari ruho runsatira nkuko rwari ruho rusatira n'abandi, numva ariko birandenze. Ndavuga nti nta handi ho kujya, nta wundi wo kubwira uretse Yesu. Bavandi, nafashe ikaramu nandika urwandiko, ndavuga nti ku nshuti yanjye Yesu,
numvaga ari we wenyine washobora kundangiriza ikibazo. Ndagushima uko wahoze, uko wari uri n'ubu ni kuri. Nta nubwo mfite amagambo menshi yo kukubwira, ariko navuze amakuru menshi, nanditse ibintu byinshi muri iyo nyandiko. Ariko icyo nibuka navuze yuko ari inshuti yanjye. Bwa mbere nabanje kuvuga ko ari inshuti yanjye, kandi mubwire yuko icyo ntashaka, ntabwo nshaka gupfa. Icyo namusabye namubwiye nti jewe mfite ubwoba, ntabwo nshaka gupfa. Kandi n'aba bana banjye, nari mfite abana 5, umuto yari afite nk'ine, umukuru yari afite nka 13 14 gutyo. Ariko urumva n'abana utashoboraga no gushyira ahantu hamwe ngo uba kadiri, ubashyira ahantu hamwe, muhungira ahantu hamwe, mwicara ahantu hamwe. Ariko icyo gihe nandikira Yesu, nta nubwo twari turi kumwe. Ubwo bari batorongeye, bagiye bagenda mu masasu, bagenda hirya bagenda hino, bari abana bari shapu bagenda. Ariko nafashe ikaramu ndamwandikira, ndamubwira nti sinshaka gupfa, abana banjye sinshaka bapfa, ndakwinginze, ntabwo dushaka gupfa, dufite ubwoba, tugirire neza. Noneho kubera n'umusaza wanjye hari yapfuye, nahise mbese numva nataye ubwenge, ariko mvuga amagambo menshi. Ariko ndibuka ko narondoye abana banjye nkabandika mu mazina. Icyo nicyo nibuka. Umuntu wese n'izina rye nirikurikiyeho, ndangije kubyandika byose. Nahise ndujyana, ndasinya. Ndagenda ahantu twakundaga kwicara, dusa nabihishe, hari akantu kameze nk'akabati. Ndagenda urwandiko ndushyira hejuru. Ariko narabyibagiwe, ubwo urumva nataga nk'ubita abapfu, ntabwo nari nzi ibyo ndimo, ariko icyo kintu naragikoze. Haleluya, haleluya, haleluya! Yesu ni umwungeri mwiza. Icyo gihe byarakomeje uko mubizi, sindi mu birondore, ariko Yesu yari yumvise icyo namubwiye, icyo namuganyiye. Yesu yari yumvise amaganya yanjye. Yesu yari yumvise akababaro nari mfite. Ariko ikintu cyantangaje, byagejeje ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 5 cyangwa 6, ariko ndibuka ko hari ku itariki 5, ngiye kubona ikitangaza cyabaye. Abana bose bari bagiye uwo munsi bagiye saa 5, bari bahunze. Uwo munsi nibwo nagiye kubona Yesu. Umva, Yesu ni umwami. Nagiye kubona, numva ijwi rirambwiye. Nari nicaye aho ngaho nyine hafi yaho nari narashyize urwo rwandiko, ariko sinibukaga ko naranabikoze. Urumva hari hashize nk'ukwezi n'ibindi. Ariko ngiye numva mu mwuka arambwiye ngo nimpaguruke mva aho hantu. Ndahaguruka, hari umudamu twari twicaranye twabanaga. Ndahaguruka njya mu gikoni, ndakaraba. Ariko igikoni kuko cyarebanaga nako karyango ko mu gikari aho twinjiriraga, narinjiye. Noneho ndagenda njya mu cyumba aho nararaga, aho twicaraga, aho twararaga ku gatanda kari gahari. Yewe n'uwo mukobwa ninjiye, abonye ntakicaye aho, nawe yaje nkurikiye aza aho nicaye. Twari babiri. Bavandimwe, Yesu ni umwungeri mwiza. Igituma nkundira ijambo ry'uko Yesu ari umwungeri mwiza, mpita nibuka icyo gihe. Noneho icyo gihe nagiye kumva, bavandimwe, nagiye kumva numva isi iraguye. Numva hari igitekerezo bajya bavuga ngo ikirenge cya Yesu ngo gikandagiye ngo kuri iyi si, ngo isi yanyeganyega. Ariko ntekereza ko hari igitekerezo bavuze ngo ukuntu Yesu, ngo Imana yazaga ngo giye kubonekera Mose ngo imisozi ngo imirabyo ikarabya, ngo inkuba zigakubita. Nuko mbyumva. Noneho nagiye kumva numva isi iraridutse.
ni bombe yari ikubise ku nzu yanjye, niba ari bombe sinzi icyo ari cyo, ariko icyo nzi nagiye kubona mbona ahantu hose hahindutse umucyo, ariko inzu yose mbona yaguye, mbona turi mu ivumbi. Ariko icyo nababwira nuko hahandi twari twicaye nko mu minota 2 niho cyaguye ibintu byose birazamuka, na ya letre nari narandikiye Yesu igenda ityo. Noneho twebweho njyewe n'uwo mugore twicaye ahantu hose haragwa, njyewe n'uwo mugore dusigara twicaye hari mu kaguni. Noneho ahantu hose haguye, ariko aho nicaye na wa mugore ntihagwa. Niyo mpamvu nkundira ijambo ngo Yesu ni umwungeri mwiza. Umwungeri mwiza aragira intama ze. Reka dusome muri Yohana igice cya mbere, umurongo cya 10, umurongo wa mbere. Haravuga ngo ni ukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Kasome muri Bibiliya ngo ni ukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, uwo aba ari umujura n'umunyazi. Ariko unyura mu irembo niwe mwungeri w'intama. Umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama ze mu mazina yazo akazahura. Iyo amaze kwahura ize zose azijya imbere, intama zikamukurikira kuko zizi ijwi rye. Haleluya. Umva abavande, ndashaka kubabwira ko Yesu ni umwungeri mwiza. Hano ku murongo wa 9 haravuga ngo ni gerembo umuntu yinjira muri jye azakizwa. Haleluya. Uwinjira muri Yesu azakizwa, kandi azinjira asohoke, kandi azabona urwuri. Haleluya, haleluya. Iyo ntekereje iryo jambo nibuka ukuntu Yesu aturinda. Nababwiye icyo gitekerezo cy'ukuntu yandinze akandindira abana. Iyo mfukamye buri gihe nakoze isengesho, icyo kintu nicyo manza gushimira Imana. Avuga ngo Mana ndagushima ko wandinze kandi ukandindira abana. Mpita nibuka icyo gihe. Ahariya Yesu yavugaga ngo umwungeri mwiza kandi amenya izanjye, nazo n'izanjye zikamenya. Murongo wa 14, nkuko data amenya nanjye nkamumenya, kandi mfira intama zanjye. Yesu yaratwitangiye aradupfira. Umuntu uhusha Yesu Kristo yahushije intego. Nta kindi gikwiriye kuvugwa, kuko Yesu niwe butumwa bwiza twahawe. Yesu niwe wenyine ufite iyi si mu biganza bye. Yesu niwe ufite umuntu wese mu kiganza cye. Ariko hari ikintu yavuze ngo uwinjira mu rugo atanyuze mu irembo ntabwo aba yitaye ku ntama. Niyo mpamvu Yesu yaravuze ngo umurongo ngo umurinzi w'irembo aramwugururira, kandi intama zumva ijwi rye, ahamagara intama mu mazina yazo akazahura. Yesu uzi ko atuzi neza, uzi ko atuzi n'amazina, uzi yuko atwahura akatwahura mu rwuri rwiza. Uzi ko Yesu yifuza yuko tubaho mu buryo yishimira. Uzi ko yavuze ngo umuntu niyinjira muri jye azasohoka kandi azabona urwuri. Bavandimwe, ngo ni ukuri ndababwira yuko winjira mu rugo rw'intama atanyuze mu irembo, ahubwo akurira ahandi, aba ari umujura n'umunyazi. Muri ibi bihe abantu bahinduye amasura.
abandi abatinjiriye mu irembo baba binjiriye babyita mu cyanzu cyangwa basimbutse urugo. Nicyo navuga ko binjiriye ahandi. Hari abandi binjiriye ahandi, abo nibo bayobeje intama. Ngo abo ngabo Yesu abita abajura n'abanyazi. Abo ngabo ndagira ngo mbakangurire kugira ngo mumenye Yesu Kristo uwo ari we, mukurikire Yesu w'ukuri, mwe gukurikira Yesu w'umupirati kuko nawe arahari. Uyu wa wundi winjira mu rugo rutari mu irembo, kuko Yesu niwe rembo. Bavandimwe, nimureke twikubita agashyi, nimureke tuvugisha ukuri, tubwire abantu ukuri kwa Yesu, tubabwire ko Yesu ari umwami, tubabwire ko Yesu yaje gucungura umwana w'umuntu. Kandi mujya mwibwira ngo umuntu avuga Yesu, ngo Yesu gusa nta kindi wavuga. Nuko nzigiye ko Yesu ahindura ibyanze guhinduka. Yesu arahindura, ntabwo yananiwe gukiza, ngo n'amatwi ye ntiyananiwe kumva, ahubwo ibyaha byacu nibyo bidutera ko atatwumva ndetse akanga kutureba. Niyo mpamvu mbabwira ko Yesu Kristo w'i Nazareti hari icyo akorera umuntu wamusanze. Nababwiye neza ko afite Imana yamuhaye umwuka ngo awuducuncumurireho. Uwo mwuka niwo uduhindura akatugira abazima, akatugira uko Yesu abishaka. Imana ishaka ko tumenya yuko Kristo ari we wenyine uturangaje imbere. Kristo buriya niwe udufashe, azadushyikiriza Yesu ngo azinjira, ngo kandi azabona urwuri. Niyo mpamvu Yesu aratuhetse kugira ngo dushyikirize ubuntu bw'Imana, adushyikirize Imana, avuga ati ngaba bona apfiriye, ngaba aba nibo napfiriye, niwe uzaduheka akatujyana. Niyo mpamvu tutagomba kumuhusha. Muri Timoteyo igice cya mbere, wa mbere rwa Timoteyo igice cya 6:3 haravuga ngo nihagira uwigisha ukundi ntiyemera amagambo mazima y'umwami wacu Yesu Kristo n'ibyigisho bihura no kubaha Imana, aba yikakaje kwihimbaza ari ntacyazi, ahubwo ashishikazwa no kubaza ibibazo, akagira intambara z'amagambo zivamo ishyari n'intonganya no gukeka ibibi n'impaka z'abantu bononekaye ubwenge. Ikintu kiba mu madini ni ukujya impaka n'intambara z'amagambo. Ayo magambo mwayagabanije mugasanga Yesu akabaruhura. Intambara z'amagambo zivamo ishyari mu matorero, ugasanga harimo ishyari, harimo inzangano, harimo gukekera abandi ubusa, mubakekamo ibibi. Ibyo byose ndababwira ngo ni mwihane, muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza. Dore igihe kiratwegereye kurusha igihe twizereye, urugi rugiye gukingwa vuba. Nimugire vuba twiyarure, ngo abantu bononekaye ubwenge, abantu bononekaye ubwenge bakamyemo ukuri, ntabwo bashaka kuvuga ukuri kw'Imana, ahubwo bagenda banonera, bavuga ibidakwiriye, bavuga ibintu byo kubaha ibibatunga n'ibyo bakoresha muri ubu buzima. Ariko igihe urugi rugiye gukingwa vuba. Bibwira yuko kubaha Imana ari inzira yo kubona indamu, niko bamwe bavuga. Amadini yadutse yaje avuga. Hari ahantu hari umuntu ugeze atubwira intambara irangiye, nuko umuntu umwe rero mu bari baje ahasuhuza undi ati nikoye, undi ati aturaho, ati ndaho, ati amakuru ki, ati ni meza, atese shahu, ataha muri iki gihugu, ati ukora iki, undi atese shahu ndakora iki, ati ariko se nta n'agatorero, ati nta gatorero ufite. Bavande, itorero ry'Imana ryabaye agatorero, itorero ry'Uwiteka ryabaye agatorero. Abo bantu uzi ko muzabona ishyano. Reka mabwire uko Yesu yabavuze. Abantu bavuga ngo barashaka gutorera mu itorero. Itorero ni irya Kristo, itorero ni iry'abana b'Imana,
itorero nirifite inzira ijya mu ijuru. Itorero ni iry'abana b'Imana. Yesu yakomeje abwira abanditsi n'abafarisayo muri Matayo 23:13 ati ariko mwebweho banditsi n'abafarisayo mwandyarya muzabona ishyano kuko mwugarira ubwami bwo mu ijuru ngo abantu batabwinjiramo namwe ubwanyu nimwinjiremo kandi n'abashaka kwinjiramo mukababuza. Abantu baza mu rusengero baje kumva kuruhurirwa, baje bashaka Imana, ariko ndababwira yuko icyo gihe Yesu yakomeje kuvuga ati murya ingo z'abapfakazi mugasenga amasengesho y'urudaca muryarya, nicyo gituma muzacirwa iteka rirutirindi. Aravuga ati mwandyarya mwe muzabona ishyano, munezezwa no kujya mu misozi mushaka guhindura umuntu umwe ngo yemere idini yanyu, ariko yahindutse mutuma baruta inkubwe kuba mubi. Araza ntacyo abasoromaho, nimugera mwihane ibyaha byanyu Yesu abihanagure. Insoza ndashaka kuvuga ijambo ritoya cyane ko Yesu binyuze mu gitambo cya Kristo ahinduka umwungeri mwiza, ahinduka umwungeri w'intama abana nazo. Isega iyo rije arazitanyagura, arazirinda, azirinda abajura, akita kuzirwaye, akandi izicitse intege akazigenza neza, kandi zumva ijwi rye. Nta umuntu uzi Yesu baraziranye. Umuntu uzajya mu ijuru arabizi neza kuko avugana n'Imana, avugana na Kristo, umwuka w'Imana aramuyobora. Yesu akuzi neza ibyo ubamo arabizi. Yesu yaragupfiriye nkaho ari we wenyine uri kuri iyi si, kandi intimba zawe yazishyizeho. Yumva gutaka kwawe, aravuga ati yumva imibabaro yawe. Yesu aravuga ati amarira yawe ndayazi, nanjye nararize. Yesu ndeka nsoze mvuga ngo mu Byahishuwe igice cya 1:17 ati witinya ndi uwa mbere kandi ndi uhoraho, icyakora nari narapfuye ariko none mporaho iteka ryose, kandi mfite imfunguzo z'urupfu n'izikuzimu. Yesu niwe ufite urufunguzo. Imana idufashe. Yesu yihanganiye imibabaro yacu, kandi Yesu yahuye n'ibigeragezo nk'ibyo urimo. Nawe ibyo urimo Yesu yabiciyemo. Yesu yararize nguko nawe warize. Intimba yawe arazifite, arazishyizeho. Ntutekereze kuri wenyine cyangwa yakuretse. Imana rero idufashe cyane. Imana iravuga ati yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi nudafite ifeza nawe naze nimuze mugure mudatanze n'ifeza, mugure vino n'amata mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi. Imana idufashe kugira ngo tumenye Kristo ukuri, kandi tuze tumusange nawe yiteguye kuturuhura. Imana idufashe cyane. Reka ndekeraho, tuzongera guhura ubutaha, ariko icyo mutagomba kwibagirwa nuko Yesu ari umwungeri mwiza. Imana idufashe muri byose, nanjye ifashe namwe ibafashe kugira ngo n'ubutaha tuzongere guhura dushima izina rya Yesu, kandi dufite n'ubuhamya mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.